shope saza kuzinduka uko bitese bite bizanye se barubizi ko izisaba bose baba kiryana bazindukiye shope yari yamamagaye twavuganye nje kumurindira twavuganye urumva naza gutya se tutavuganye koko kwa kano kubizi nsanzwe mutwara yambwiye ko mushaka nanjye kumureba koko ugiye kumbaza uduki none reka nkubaze ariko menya ugira udukuru twinshi ariko mazina ubu si byo wari urimo urabirangije niziko n'undi mabuje y'agaryamye ariko yarakuzanye nyine ngo aryame nawe ukore umva kamubwire nicuri nakuri kamanza ngo wazi hano hari ibintu kandi reka mubwire cyuko cyubunda akajina rayeneguye bakanyweye ubundi ndategura mbarye kumva nakwanze ngiye ari ifi ari inkoko n'ifiriti nubwo zikonje ntuzanire ugiye igifite zikonje usibye ko nanameze neza nta kibazo byihorera zose birahari ari ifi irahari ikaranze none inkoko iramutogosheje ya boyiro ese ubundi ubwo wariye umva reka none urashatse kuma ku byo wasigaje wapi urumva iyo ubana n'abantu ugateka uko n'ubu iyo ndi kukubwira saa sita inkoko ni iya nijoro kandi bambwiye ngo utegure buri kintu cyose aho ndategura nyuma y'ibyo sinzi impamvu haba bigusigiye ngo ubirye nese gushaka kubima ninjye babisigiye siko mabuje abijya ajya mbwira ngo waje ukanganiriza kuko rimwe nyamubwira ngo dufite ubwo wamuganiriza gutya ntakwirukane oya basiko mabuje akunda stories zake arazikunda handi nyine ajya mbwira ngo nganirize kugira ngo ubundi wamuhamagaye ukamubwira rwose ko naje nje kubitaba kuko uranicaye ngiye hano ndisanzure sinakubwiye ko ndi umwana mu rugo ntashanga uri guhanagura uri kwandura nabyo ntubirangiye ese ubu kuba ndi kukuganiriza wowe ni bibi yego nyine yego si bibi ariko numva wakabanje ukarangiza ibyo wari urimo imbere wabure gutya nembonye n'uwo muntu akafite ikibuno girenga uzi ikibuno kibonye ute kandi ndi kubibona cyangwa niyo meze neza pe meze neza njye mba naje aha ngaha nariye rwose nta kibazo cyo kurya umva ndabizi abantu bagasera imihangano nakorode hano uri kumva najyaga muhatiriza ibyo kurya akabyanga nambwira nkuzanire iki akabyanga ubwo rero njye ntabwo ndi Claude nyine ntabwo uri ariko icyo nzi nuko abantu mwese mwe mukunda kwihangana iyo mugeze mu ngo oya njyewe ni hano iwacu turarya ibintu byose hari ifi banza wumve hari ifi hari ifiriti hari n'inkoko ukumva hari n'amashaza wenda amashaza yamaze muri minsi mbiri tuvugisha ukuri ndi gute uzi ko niba umuntu akureba ubona ufite inzara ni uko bakagenda ubu uri kumbona n'inzara rero ntabwo nshonje rwose ni ukuri ahubwo mva nkubwire wowe ukomeze kubaragana ntabwo ndi kubigwatira nawe ngo urundi rukundo ntunagire ngo ni izindi urabyanze nkuko mba nanze kubimenya avuga ati buri muntu wese uje hano bimwe bigenda bishira ejo amabuje nambwiye ari guteka ibindi nyine zose hari igitekerezo ngize aho kugira ngo ubimpe cyangwa unabimene wabijyanye kwa Claude umwe wabwiraga kureba ntabwo ari njye bikuri muri ibindi byo gushaka ibindi ukora naje nariye sereka nkubaze ubona nazanga ntararya ushobora gukora ukuntu uba uzindutse barumva umuntu uzindutse gutya nyine nta kintu waba wakimariye kandi si nk'impuhwe kuba mbiguhaye kugira ngo wari ukoze ngaho ukomeze ugenda nubona babyutse cyakoze babwire ko ndi hano nyine nukuri ni boga bakoze ese reka nkubaze
ngaho kandi ako sereka mubaza ugana ingingo Ega uriya muvandimwe nkonge njyewe mba nkumva kuko buriya ari ubuzima duhuje buriya hari ibintu byinshi duhuje byagera noneho mu kazi kuraje ufite nk'ubu noneho warankavarinze nyine byarenze ubuvandimwe ariko muri make buriya nubwo biba bimeze kuriya ntukagire ugira ikintu na kimwe uherana ese madamu ari kubifata gutera biriya bintu noneho ko ari ibibazo ni ibibazo kabisa uribuka bimwe twaganiriye na bya bibazo bindi uzi nararikoze ndabimubwira nishatsemo imbaraga kabisa ndavuga reka mbimubwire bive mu nzira na n'ubu aracyandakariye nuko nyine umugore wanjye twakundanye dukundana ariko na n'ubu arandakariye kabisa ariko kandi nta yandi mahitamo nari mfite oya ugomba gukora ibintu bikava mu nzira kuko uriya mwana urukundo anagukunda ikigaragara ni uko icyaba cyose azaguhorana hafi ye umugore wanjye kunkunda arankunda pe umugore wanjye ntacyo bimutwaye nubwo nyine rimwe na rimwe nawe bimudistabinga ku rundi ruhande ndamwumva ariko nanjye sinorohewe kuko ntabwo ari ngiye wanze kororoka ariko wowe ikintu ugomba gukora ni ukumwumvisha yuko bibaho atari we wa mbere si we wa nyuma si nawe uri muri icyo gihe cyo wenyine hari n'abandi bakiri erega umugore wanjye arabyumva ahubwo ikibazo cya noneho byabaye sinzi ukuntu nabigusobanurira byageze kwa mabukwe noneho byabaye ibindi ndabyumva abakecuru n'abuzukuru biba ari ibintu bikomeye bo ntekereza ko bizagenda biza ariko nakurangaranya ariko bata erega njyewe nta kibazo nari mvuye muri siporo hano ka kantu karahari ariko kuriya niba ugitegura ya mafunguro ya mu gitondo ntari Yes, Mr. Rwema. Ndi mu rugo kabisa. Byakugezeho se bya bibazo byakemutse? Okay, ntacyo ndashaka umunsi muri ino minsi numva mfite imbaraga twongere tubonane. Sawa sawa. Yego. Bite se? Hey, what is it? Come on. How does it sound? Oh. Wibuka igihe gishize utampuye ariko ntabwo ukindakariye ntabwo cyaba icyo ari cyo cyose uburyo nticyatuma ntagumana nawe narababaye kandi nawe wanyumva kubona ngiye kuba mu buzima nyine tutazigera tubona mu buzima kandi waranabimishe ngaho mbega nabitekerejeho nsanga
gukomeza ndakaye nyine bijya kugaragara ko narakaye kandi mu mutima nzi neza ko ngomba kubabarira ntabwo ari ngombwa. Wow. Ikintu ni ukumva kandi kubabarira ni inshingano zanjye. Ikibazo icyo ari cyo cyose tugomba kugicana. Wow. My God. Baby, are you okay? Yeah, we're good. Ooh. Yumva nyine ubona tumeze neza. Feels like I'm dreaming. So, Ooh. Yeah, that's my wife. I love you, baby. I love you, honey. I love you too. Oh, thank you. Uyu mutwaro warundemereye. I know. Ndabizi arukindakari. Ndabizi ko ndi meze neza. Come on. Harundi. Come on. God. That's my baby. Thank you. I missed you too. Wari waranyanze utakinyivugisha. Bebe wumva muri ubu buzima. Okay, reka ngutege amatwi. Muri ubu buzima bebe akantu kagomba gucalenjinga umuntu uko byamera kose. Kandi umuntu n'umuntu kurakara ako nabitekerejeho usanga na mpamvu mfite gukomeza kurakara. So twamaze kubana, twamaze gusezerana, ahubwo tugomba kwiga ukuntu runo rugamba twarucamo. Uteze amatwi. Ntabwo nitaye kuri mama. Yeah, which is good, ariko mama ntumwange. No, mama. Nawe ku rundi ruhande afite ukuri buriya naje kubyumva. Ariko twebwe nyine nitwe tugomba kubanza gukomera, ibindi bizagenda biza. Icy'ingenzi ni uko nashaka kukureka. That's my wife. I know you. Ntabwo nigeze nkwibeshyaho sheri, right? Yeah. Niyo mpamvu nubwo byari bigoranye nzi ikibazo ntabwo nari kukureka. Byari kumbabaza kubona ubana n'undi. Nanjye ntabwo ari kubishobora kubona abandi bantu. Come on. Waziye mu gihe. So, bite wowe? Ahubwo si iki kibazo bite biragenda bite. Sinzi icyo gukora ubu ngubu. Twebwe ubu tuzi ukuri. Icy'ingenzi ni uko ubu ngubu noneho nyumva. Icyo cy'ingenzi. Kandi nyeretse ko ntigeze nibeshya. Uri umugore mwiza, ndagukunda kandi urakoze kunduhura. Ni nawe urakoze kuba utarigeze ndakarira ugende nireke kutagomba kuba uri kumwe nanjye. Allô? 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 Oui, vite. Nabonye wambuye. Uri kuvuga gakeya. Uri kunyumva? Ndi kukumva noneho bite? Sawa. Ako ntabwo ari sawa cyane. Byagenze bite? Nakabajije uko byagenze ko maze iminsi mpamagana kubona. Nari maze iminsi mu stress tw'akazi. Uriya mukire nari maze iminsi dukorana mu ntara. Hari igihe rero wampamagaraga rimwe na rimwe ntwaye, ubundi se nkaba ntanaruhutse. Ariko nawe ni ikirango. Buryo utafata n'iminota 5 wumva icyo ngushakira. Oh, come on. None se usenga uhamagaye. Okay. Ndumva gufatisha bigoye. Oh, ubu ndahari none. Andi makuru yawe. Ntabwo mfite amakuru meza. Ikintu nashaka kukubwira. Ntabwo nifuza kukikubwira kuri phone ariko ndumva ko nyine n'ubundi bigoye cyane kubwira. Oyambwira nta kibazo. Ushobora no guhuguka rega nkaza nkakureba. Ni ibikorwa biraza n'ibiko. Nta kibazo n'ubusa byakubuza kumbwira mbwira nta.
Nshaka kubwira ko Bakumbwira kwita uri kwikinira hano ko ntugafata ibibazo ngo bivange n'ibindi wese ubwo akakanyumviye ko ugiye gutwika gute kuko ariko nizere kuri kumvisha nanone yes niba byarabaye ariko nari naguhaye ikinini aya masaha yari yaratarangira ariko bamubwira gabanya ibintu by'ubwana n'ubugoryi bwinshi cyane umuntu nkawe mukuru aratwita no gute se umuntu uzi ubwenge atwita reka mubwire niba ntabwenge bibamuze nta n'umuhanga wabyo niba ari kugutekereza ibyo cyane wese ndaza kuvugisha nka nyuma y'iminota ngahe turapanga uko tubigenza ariko ibyo bintu by'ubugoryi bikaba ntabwo ari Masaro masa. Ubu noneho twagenda. Nahisemo gukoresha. Kumbonye sugatu ko kuri telefone. Wari gukomeza nta kibazo. No musore mugenzi wanjye tubana mu rugo. Mo twahisemo gukoresha iyi ngiyi. Okay. Indi yo nabonye cya kibazo kitarakemuka neza. Ntabwo wavuganye na Rwema ngo gikemuke. Nayijyanyeyo aho yari yandangiye. Noneho rero ibisamaringiye amapiyese y'ikibazo. Gusa bamaye iminsi mikeya. Ariko ni nta kibazo. Bikurikirane bikemuke. Nta kibazo birakorwa neza. Ibyo byihorere gawe. Modoka ako izi protocole zawe. No nta kibazo. Ahubwo wambwira noneho butwerekeje. Ngiye kureba Rwema. Hari ibintu nshaka kuvugana na Rwema. Ariko uretse twihute. Oya nta handi ngiye kureba Rwema. Okay. Sawa. Okay. Rwema. None ibintu nikururiye wa mugabo we. Nkongi ugomba gukomera. Muvandimwe singisinzira. Erega umugabo arangwa n'ibintu byose. Aho bikomeye ajyayo, aho byoroshye akajyayo, ahubwo wowe ikintu nakabaye menya ngo uruko kudasinzira kwawe umugore we abifata ate. Umugore wanjye nta kibazo. Ariko nanone ntabwo bikuraho nk'umugabo kutekereza. Erega ubu njye naracitse. Ni nkaho napfuye. Oya ntabwo urapfura cyakomeye. None umugabo uri gitangaza. Niba ntashobora kubyara urumva atari ikibazo. Gusa amahirwe mfite nuko uriya mugore abyumva. Ariko hari igihe njya kumva nkumva inyuma yanjye arimo ararira. Buriya cyari gikomeye ni ukumva umwanzuro wa kiriya gikorwa nyine wamubwiye. Ariko kuva yarabyakiriye neza n'ibindi biroroshye. Njya numva hano iterambere ryarashyitse rega n'inaha hateye imbere. Yashatse kuvuga uburyo mu mahanga bajya biherera bakareba umuntu akaba yagufasha mu bundi buryo nyine akaba yatanga spamuzize zigakoreshwa. Umugore wanjye ukuntu nkunda ntabwo nzi ko ibyo bintu yabyumva. Nahise ntabwo nubwo dufite icyo kibazo ariko umugore wanjye antera imbaraga. Nubwo bimufata rimwe na rimwe agacika intege ariko antera imbaraga kuko abicamo. Ni ibintu yabashije gucamo. Ni inkongi. Nyuma y'ibyo nari nkubwiye rero byo mu mahanga bakora byashyitse inaha mu Rwanda. Bitandukanye no kwa Dobuto kandi ndabizi ko ukunda abana ushobora no kwa Dobuto. Ariko ahubwo abana byo urabizi na bamwe bawe urabizi. Ahubwo icyo kintu nari nkubwiye cyo uracyakira ute
kuba twashaka umuntu tukamwifashisha tukagira ukuntu tubigenza kwa muganga ntahure n'umugore wawe bigatunganywa umugore wawe agasanga. Ngahibaze noneho ibintu byose nagiye ntura ku mugore wanjye, wibaze noneho mubwiye icyo kintu ariko cyo gutwitira undi muntu utari njye, nubwo mfite ibyo bibazo ariko ibazo reaction y'umugore wanjye. ariko uriya mwana ni umwana utuje, icyari gikomeye n'icyo yakoze. Ibyo njye ntabwo mbihakana ariko nzi ko okay, nkuko namubwiye n'ubundi ikibazo nzitoratoza rimwe mbimuganirizeho. Biroroshye kuko urumva ni ikintu kiri hagati yanyu. Biroroshye shaho urabafite biroroshye muvandimwe, ariko nzamuvugisha. Ni ikintu kiri hagati yanyu nta bintu. Nanone ni igitekerezo cyiza kuko n'ubundi aho kugira ngo umuryango ukomeze utegereze kandi we yariyakiriye, ahubwo wowe mwabibara mukabikora gutyo, umuryango we ugatwara ibyo ushaka, noneho namwe mufite ibanga ryanyu. Inama zawe nawe rimwe na rimwe ziba zikakaye, ariko wese nagutererana muvandimwe. Nzamuvugisha ariko ndashaka umunsi nzamuvugisha. Ahubwo iri joro ndashaka ukuntu umeze neza muvugishe mbimubwire. Nta kintu bitwaye, none se ujya kumeza neza umugore wawe mukundana ni ibintu bikomeye. Ahandi umeze neza ariko